nyinshi uragira zo mu buzima kandi icyo gihe ntabwo Imana igukoresha mu buzima bw'abantu gusa ahubwo kirakurema nicyo gihe cyo kurema destiny yawe muri wowe kuko ni igihe winvesting umwanya mu gusenga ni igihe winvesting umwanya mu gusoma no gushakisha kumenya ukuri ni igihe winvesting umwanya wo kugira ibintu establishing bikomeye bigendanye n'umurimo w'Imana. Icyo gihe rero ntabwo ari igihe cyo gupfusha ubusa. Yego. Jewe nakiriye Kristo mfite imyaka 17. Noneho muri iyo myaka 17 kandi warugeze mu gihe cyiza cyo kuba isi yagukurura. Oh my goodness. Byatangiye. Byari biteye ubwoba. Oh my goodness. None se ni mu gihe rega. Uribuka uko twajyaga ku ishuri dufite suitcases. Yego. Twapakinzemo ibintu byo gukoresha igihembwe cyose. Bimwe mu byo napakingamo amacupa y'intuzi y'inzoga. Are you serious? Oh yes. Umuntu kuba yakorera company runaka, organization runaka, gukorera leta, that's not a problem at all. Yes. Ariko ngira ngo ibyo turimo kuvuga ku bigendanye n'ibintu nawe uzi ko atari byo. N'ibintu nawe uzi yuko birimo ibyaha cyangwa biguteza ibyaha. Ibyo nibyo turimo kuvugaho. Yego. Kuko buriya mu by'ukuri nanone hari abantu batekereza bakavuga bati ubuse giyewe nabireka nkakora iki kindi. Sibyo. Hari ikindi nakora. Akanakiburaga. Akakubwira wakakwemeza ko nta kindi yabona cyo gukora. Nta bundi buzima yabona adakoze icyo kintu. Yego. Iyo tubwiriza ubutumwa bwiza hari n'igihe indaya ikoze itse pastor. Urambwira ngo bino bintu ndimo mbireke. Yego. Uretse ikintu sinizi. Ngwene haraho nabona akazi. Nta kindi nzi gukora ntacyo nshoboye gukora. Ibi nibyo nshoboye gukora. Satani akaba yaramwumvishije yuko icyo nicyo agomba gukora kugira ngo ashobore kubaho. Yego. Ariko koko iyi si yose abantu ko babayeho bose icyo nicyo bakora. Yes, ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, tubahaye ikaze nanone ni wa munsi wacu, ni wa munsi Imana iba yaduhaye kugira ngo tunezererwemo kuko niko ijambo ryayo ritubwira. Rero turabasuhuje mu izina rya Yesu aho muherereye hirya no hino, amahoro y'Imana abane namwe kubw'umurimo mwiza muhora mukora mudukurikira mutubwira uko bimeze. Rero turabifuriza amahoro y'Imana muri byose. Reka tubanze dusenga Imana tuyishimira ko tugihumeka umwuka w'abazima. Nta kindi dukwiriye kuba dukora mbere y'ibindi byose uretse gushima. Rero reka dushime. Data mwiza tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kuri Imana yo kwiringirwa kandi uri Imana y'amahoro, kuba tugeze uyu munsi wongeye kuduha kugira ngo tuwunezererwemo. Turabigushimiye si ku bwacu si ku bw'imbaraga, nta na kimwe twakora kugira ngo twiyungureho undi munsi umwe cyangwa n'iminota n'amasegonda. Rero kuba duhumeka gutya turabigushimiye cyane. Uyu munsi rero twongeye kugirirwa neza nawe kuba duhaye umutumirwa wacu. Mwami turasenze kugira ngo amagambo uri bwemera asohoka mu kanwa kacu k'umutumirwa, ndetse Mwami nanjye turi kumwe uduhana umugisha n'abazadukurikira kandi bazafashwe bazubakwe basobanukirwe impamvu yo kubaho kwabo, birusheho yuko bashima Imana bakanayikorera iminsi basigaje ku isi. Turagushimiye kumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise. Amen, amen. Turabasuhuje nanone uko mukomeje kudukurikira. Uyu mwanya turi kumwe n'umutumirwa wacu, umutumirwa witwa Rogers, Pastor Rogers. Muramuzi, abenshi muramuzi, n'abatamuzi mugiye kumumenya. Ni umukozi w'Imana. Imana yaramuhamagaye akiri umwana muto, turaziranye cyane. Ubushize twabatumiriye undi umukozi w'Imana witwa Bahire, ndabizi ko murimo kumukurikira hirya no hino. Yatuganirije amagambo meza cyane y'ubu buzima ndetse no gukorera Imana. Rero na Rogers nawe yatwemereye kuko turamuzi ko afite ibintu byinshi cyane abitse muri we, afite ubutunzi bw'Imana. Rogers reka abasuhuzeho. Nikaze Rogers. Urakoze cyane. Urakoze mukozi w'Imana Goreti. Kandi Imana ishimwe kubw'umurimo urimo gukora. Amen. Urimo gufasha ubwoko bw'Imana, abantu b'Imana.
nk'uko abivuze nitwa Rogers Rukundo, Amen. nkaba ndi umuvugabutumwa ariko nkaba ndi n'umubyeyi. Amen. Njye n'umudamu wanjye dufite abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Ni umurimo utoroshye. Turashimira Imana kubw'ubuntu bwayo igihe tumaze tugendana na Kristo dukora umurimo w'ivugabutumwa. Amen. Turabishimira Imana, ntabwo twicuza na rimwe, ahubwo turashima kuko Kristo yatugiriye neza. Amen. Twabonye kugira neza kw'Imana. Yego. Imana rero ihabwa icyubahiro kandi Imana ibaha umugisha mukurikira iki kiganiro. Turabasabiye kugira ngo kibaheshe umugisha mwebwe bwanyu n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu naho muzakigeza hose. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Rogers rero aratwibwiye, abatari bo muzi muramwumvise. Narajya kurereka dusuhuze abanyeshuri bagenzi bacu abo twiganye kuri academy. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Aho muherereye hirya no hino, turabizi ko mukorera Imana. Abatarabivuyemo, Imana ibaha umugisha kandi mukomeze, nimuzacika intege. Gukorera Imana nta kimwaro kirimo. Turabasuhuje abapastors, turabasuhuje abadiakoni, turabasuhuje namwe gusa mwicaye mu itorero. Turabasuhuje tubabwira ngo nimuhaguruke, gukorera Imana nta gihombo kirimo. Twakoreye Imana tukiri abanyeshuri. Ya Rogers rero tuziranye kera tukiri abanyeshuri ku ishuri nyine rya academy, hanyuma dukorera Imana nkuko twabibabwiye n'abahire ubushize. Twakoreye Imana, twakoreye Imana nta gihombo kirimo. Ni naho twakuye foundation kuba tugihagaze. Twagaburiye abana bagenzi bacu, twarasenze amasengesho. Roger, nukuri aryenye nibuka ibyo bihe avuga ariko man ujye wibuka biriya bihe basi. Ningera no mu ntege nkeya ujye wibuka ko hari ibihe twararaga amajoro dusengera abana. Hari akantu najya nibagirwa Rogers, unyibutse uwo mwana wakavuze. Twarimo dusengera abana bajyaga baza gusenga, ubundi basohoka bakongera bakigira muri dark corners, hanyuma tugafata amasengesho atarangira. Urabyibuka? Dusenga twongera dusenga, ubwo twarabayobozi tugasenga tukongera tugasubira mu masengesho adashira. Hanyuma rero umuntu waza kutubwira ngo ariko tugiye kugwa mu butayu kubera abantu batumva. Uwo mwana uramwibuka? Ndamwibuka nubwo ntavuga izina rye ariko ndamwibuka rwose. Turamusuhuje mu izina rya Yesu. Imana rwose aracyabirimo. Abirimo. Kandi Imana ikomeze zirikane kwitanga kwawe. Amen. Ubutayu bwari bwinshi ariko bwatanze umusaruro. Uzi ko hari abatari bakijwe kirya gihe. Niyo mpamvu nge ntekereza ko gusenga bimera nko kuba imbuto. Yego. Urabiba. Ntabwo ibisubizo by'amasengesho akenshi bihita biboneka. Ntabwo biboneka. Hari ibibonekera ako kanya ibisubizo. Yego. Ariko hari n'ibyo mubona nyuma. Yego. Ubu rero ubwo butayu yari arimo, abo yasengeraga batakizwaga. Hari abo nzi uyu munsi wa none bakijijwe batari bakijijwe cyane. Amen. Bakorera Imana, bakunda Imana, ndetse ubona rwose uburyo barimo gukorera Imana bitangaje. Nukuri. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Nukuri ibintu by'Imana bijya bisetsa Rogers. Uzarebe kenshi wagambiriye gusenga nihabura ibintu byitambikamo, nihabura ugakubita n'umuntu utajya agutekereza akakubwira ngo dusohoke. Ngwino dusohoke duhurira hana akagusohokana kandi bitari muri gahunda, ukumva urafata ariko ubu wa breaking uyu munsi nkazaba nkomerezaho. So rero gusenga uko waba umeze kose twihangane. Ubutayi twabaga turimo muri academy bazura umunyeshuri tukiyiriza tugasenga tukiga hanyuma kandi tukumva dukomeye turyohewe. Twajye mu materaniro tukumva turaryohewe. Imana ibaho umugisha ababigumyemo n'ababijemo nyuma. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bagirire neza. Turabakunda, namwe muzaze mutwegere muduhe ubuhamya, muduhereze ihumure kuri uyu murongo wacu. Rero Imana y'amahoro ibaho umugisha. Rogers rero twarimo twibuka ibya kera, twibuka kuntu twakoreraga Imana kera. Nakabana turamusuhuje. Imana y'amahoro imuhe umugisha aherereye. Yes, anti Kabana. Hallelujah. Yaratureze n'ukuri. Hallelujah. Kandi nubu arakurikirana. Yego de. Aracyajya kuri academy nanone. Yego ariko natwe abakuze babaye abagabo bakuru n'abagore n'abasaza n'icyaha arahamagara. Urakomeye umurimo w'Imana. Yego. Bihe
umuryango umeze ute? Imana rwose imuhe umugisha. Amen. Anti kabana rero nawe turamwiyegereje, tunategereje umunsi azaba yakomeye, bari ku kiriri yarabyaye. Namara gukomera nawe azaza atuganirize nk'abana be. Imana rero ibaho umugisha cyane kandi bagirire neza. Reka twije rero mu kiganiro cya Rogers yemeye kuza kutubwira amagambo y'inkomezi. Ese wakorera Imana gute uri umusore? Ese Rogers naricaye ndibaza, ariko biriya birashoboka kuba twarakoreye Imana tukiri abasore, ubu twaba tugize ahangaha dufite n'abana bakuze, natwe ejo bazaba nabo bicaye bavuga Imana, ukavuga tugiye gushingira, ukavuga ariko kubera Imana nakoreye Imana nyiri umukobwa, none ndi umugore, ejo nzaba ndi umukecuru. Avanga Imana niyo kwizerwa. Ibaze Rogers afite abana 4 ariko aracyabirimo neza. Haleluya. No navuze ndetse Rogers ndagira ngo tuganirire, utubwire ese ubitekerezaho iki gukorera Imana ukiri umusore? Ubyumva ute? Ese bikuryohera gute? Ese wumva ari ibintu umuntu yakwegamira koko akabikomereraho kuko wabikomereyeho? Reba aho ugeze. So tugira inama rero, hari abasore benshi, hari abakobwa benshi, hari ndetse n'abandi bakuze, ariko bumva ko gukorera Imana yayikorera akajya n'ahandi hari akakora twatuntu twe. Ariko ndagira ngo tubwire utuganirire, ese ubyumva ute wowe? Yesu aguhe umugisha. Urakoze cyane. Iyo ni subject nziza kandi mpamya neza yuko wayobowe n'Imana. Amen. Kuko muri iki gihe nk'uko n'ubundi n'ibindi bihe byose byahoze, mu by'ukuri urubyiruko rukeneye guhaguruka rugakorera Imana bakiri bato. Kandi noneho cyane cyane ko iki ni igihe cyabo. Yego. Nkuko natwe cyari igihe cyacu muri iyo myaka. Iki ni igihe cyabo cyo kugira ngo bahaguruke bakorere Imana mu busore bwabo, mu bukumi bwabo, mu mbaraga zabo. Yego. Kuko Imana igira neza. Imana iyo urebye mbere na mbere, yego, no muri Bibiliya bakoreye Imana, ubonamo n'abari bakiri bato. Yego. Kandi bakorera Imana mu buryo bukomeye. Yego. Mu buryo bukomeye cyane. Ingero zirahari nyinshi cyane. Rero duhereye kuri Yosuwa. Yego. Yosuwa Imana yamutoranyije, yamuhamagara akiri muto. Yari muto. Yego. Rwose. Imana yamuhamagara, arayikundira, arayitaba, akorera Imana n'imbaraga ze zose. Dawidi yari muto. Yego. Iyo usoma ubona ko Dawidi yari hagati y'imyaka na 14 na 17 aho ngaho. Amen. Ariko akorera Imana atari mu mbaraga ze. Yego. Kurishwa n'Imana. N'abandi benshi. Yeremiya hano yari umwana muto. Uribuka navuga ati giye sinzi no kuvuga. Cyane. Sinshobora kuvuga. Ndacyari muto. Yego. Ariko Imana iramukoresha mu buryo bukomeye. N'uyu munsi wa none iby'Imana yakoresheje Yeremiya n'ubuhanuzi, yamukoreshe guhanura, turacyabugenderaho. Amen. Tugera mu gihe cya Yesu. Yesu yari muto, akora umurimo hano ku isi. Haleluya. Uzi ko Bibiliya igaragaza yuko Yesu Kristo yari afite imyaka 30 atangira umurimo. Public ministry. Umurimo watangiye kumenyekana, utangiye kugendagenda kubwiriza ubutumwa bwiza. About 30. Ariko nanone iyo ubonye mu bigishwa be, Yesu Kristo abenshi muri bo bari bakiri bato. Yego. Bari bato indeed. Kuko mu mateka y'Abayuda, kugira ngo umuntu abe rabbi, umwigisha, abo yigishaga kenshi babaga ari bato kuri we. You're right. So niba Yesu Kristo yari imyaka 30, bari munsi ye. Kuko ukuntu byagendaga, iyo umwana yagiraga imyaka 5, yego, yajyaga mu ishuri ritangira kumwigisha iby'iyobokamana. Yego. Imyaka 5. The Jewish religion. Noneho akiga, ariko yagiraga imyaka 12, yabaga asa nk'umaze graduating. Yego. Ku myaka 12, 11, 13, yego, hari abafataga umwanzuro wo gukurikira noneho umwigisha. Bakitira umwigisha bakavuga bati, ndashaka kurikira umwigisha runaka, ndashaka kwiga values ze, I want to pattern my life after his life. Okay. Urumva rero Yesu Kristo asanga Petero na murumuna we ku kiyaga,
bagasiga se bakamukurikira. Yego. Urumva bari muri ya myaka yo kwihitiramo umwigisha. Yego. Kugira umwigisha bakurikira mu buzima bwabo. Yego. Uko wari umuco. Buriya ntabwo yabahamagaye gusa ngo nimuze tugende. Oya, byari binasanzwe ari ibintu by'umuco kugira ngo abana bageze muri iyo myaka bihitiremo umuntu wabatoza ubuzima wabigisha. Bari bato. Yego. Noneho nabo batoza ubuzima bwe, abatoza gukorera Imana, batoza byose. Yego. Bari bato. Yego. Iyo ubona Yesu, iyo ubona Petero nako Yohana, birigaragaza ko yari muto. Birigaragaza ko na history igaragaza yuko Yohana yapfuye nk'ikinyejana cya mbere kiri hafi kurangira. Cyari hafi kurangira kandi yari afite nk'imyaka nka 90 cyangwa se irenze mu gake. Iyo usoma ubona ko yari imyaka 60 nyuma yo kuzamuka kwa Kristo agiye mu ijuru. Bigaragara yuko Imana yamuhamagaye, Kristo yamuhamagaye akiri muto. Yari muto ariko ari umwana ushoboye kwita ku babyeyi. Uri bukamubwira ati wite kuri Mariya. Yego. Yari muto. Petero ubwe ubona yuko nawe yapfuye afite nk'imyaka nka 60, ariko that was about yari imyaka nka 30 Yesu Kristo amaze kujya mu ijuru. So nawe atangira yita umurimo, atangira gukora Imana yari muto. Yari muto. Iyo dusoma ibyanditswe nanone Paulo yandikira Timoteyo, ubona ko Timoteyo yari umwana muto. Timoteyo wa mbere igice cya 4 aramubwira ati ntihakagire uhinyuza iki ubusore bwawe. Don't. Yego. Hakagire, do not let anybody despise. Yego. Your youth. Wow. Yarari muto. Yari muto. Turayibona rero mu mateka ya Bibiliya, turayibona mu mateka y'Abayuda, turabona ibyanditswe byera yuko hari abantu benshi Imana yahamagaye ikoresha bikomeye bakiri bato. Amen. Ariko na nyuma y'ibyo bihe bya Yesu Kristo n'abigishwa be, tubona abandi bantu bakora Imana bakiri bato. Yego. Urumva? Ba Martin Luther bari bato, they were young. Bari abasore bato bahinduye isi. Bahinduye the course of the trajectory of the world. Isi yerekezaga muri iki cyerekezo cy'agakiza gashingiye ku mirimo, ariko Imana ibamanuramo guhishurirwa n'imbaraga nyinshi. Isi barayihindura bayerekeza mu kindi cyerekezo cy'ukuri cy'agakiza gashingiye ku kwizera Kristo, ku buntu bw'Imana. Utangwa no kwizera. Hallelujah. N'abandi benshi. Noneho mu by'ukuri nanone Bibiliya ikavuga ngo, ibona Yesu Kristo avuga ngo mu mategeko, amwe mu mategeko makuru, ukunda abantu no gukunda Imana. Yabibwiraga bari abasore bakiri bato. Naho Yesu Kristo nanone avuga gukorera Imana n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose. With all your power. Hallelujah. And your heart. And your energy. Ibyo bigirwa aba bagifite imbaraga n'abasore. Hallelujah. Urimo kubyumva? Kandi na system zizisi zizi yuko abasore ari bahindura isi, ari bakora ibintu. Ufata urugero kuri Hitler. Adolf Hitler. Amateka agaragaza yuko mu mwaka wa 1933 igihe bamaraga baraje gufata ubutegetsi. Hitler ubwe n'ishyaka rye ry'abanazi. Imwe muri strategies bakoresha kugira ngo bashobore controllinga isi y'icyo gihe kwari ugufata urubyiruko. Akoresha urubyiruko. Baje creatinga groups ebyiri. Group ya mbere y'abakobwa yitwaga the German League of Girls. Na group y'abasore yitwaga the Hitler Youth. Impamvu kwari ukugira ngo bakorere muri ayo matsinda bashobore gufata isi icyo gihe. Abo basore the German Youth barabatozaga bakaba abasirikare. Yego. Bari abakobwa the German League of Girls babatozaga kuba abagore, ariko noneho bakanabakoresha mu buryo bwo kugira ngo bashobore gukoresha urundi rubyiruko, gufata urundi rubyiruko. Yego. Bakoresheje music za concerts, bakoresheje sports, bakoresheje n'ibindi bintu byinshi bikorwa n'urubyiruko. Yego. Urubyiruko n'imbaraga zikomeye zishobora gukoreshwa n'uwo ari we wese. Yego. Yesu Kristo nawe ashaka kugira ngo urubyiruko ruza rukoresha. Yego. Arukoresha gukorera Imana uri muto, uri urubyiruko ni ibintu byiza cyane. Amen. Cyambere uba ufite imbaraga zawe z'umubiri zose. Zose ariko
kandi Imana ishaka kugira ngo tuyikoreshereze imbaraga zacu zose. Urabona twaho tugeze, yego imbaraga turacyazifite, ariko hari izo tutagifite, hari izagabanyutse. Yego cyane. Ndibuka hari igihe nafataga urugendo nkava Igikondo Nyenyeri ruguru hejuru n'amaguru mugenda mubwiriza ubutumwa ku muhanda, mugatenga hose tukazenguruka muri ayo magu house to house, tukazenguruka Zanjamena, noneho tukaza tugasoreza ku rusengero rwacu barafugiza. Yes, twongera tugasubira n'amaguru tubwiriza. Urimo kubyumva? Yego. Hari igihe twakoraga mission trips tugahaguruka tukajya nk'Ikibungo. Hari igihe twigeze ku Gahini tumara iminsi tubwiriza ubutumwa bwiza muri abasore mwifashe izo mbaraga tukizifite n'umwanya. Ariko ndakubwiye ngo icyo gihe Imana yaradushepinze, uretse no kudukoresha mu buzima bw'abandi bantu. Icyo gihe kuko twitanze, dutanga imbaraga z'umubiri, imbaraga z'ibitekerezo, umwanya wacu. Icyo gihe cyaradushepinze. Icya kabiri noneho nicyo cyabaye foundation y'ubuzima bw'uyu munsi bwose. Kuko imbaraga ntizihoraho, n'igihe ntabwo gihorana. Ibihe birahinduka. Iyo umaze kugira umuryango, iyo urimo kwiga, uri mu kazi, iyo uri mu bintu byinshi cyane, ntabwo wa mwanya uba ukiwufite. Na za mbaraga nyine ziba zagabanyutse, ibintu biba byahindutse. Byo kurara ugenda bikavaho pe. Ariko noneho mu gihe ukiri muto, Imana ishaka kugira ngo uwo mwanya wawe ugifite, izo mbaraga zawe ufite, ubiyegurire. Haleluya. Ubiyegurire ugikorera. Ubiyegurire igutuma ugenda. Ubiyegure nta commitments nyinshi uragira zo mu buzima. Kandi icyo gihe ntabwo Imana igukoresha mu buzima bw'abantu gusa, ahubwo kirakurema. Nicyo gihe cyo kurema destiny yawe muri wowe. Kuko ni igihe winvesting umwanya mu gusenga, ni igihe winvesting umwanya mu gusoma no gushakisha kumenya ukuri, ni igihe winvesting umwanya wo kugira ibintu establishing bikomeye bigendanye n'umurimo w'Imana. Icyo gihe rero ntabwo ari igihe cyo gupfusha ubusa. Jewe nakiriye Kristo mfite imyaka 17. Noneho muri iyo myaka 17 kandi wari ugeze mu gihe cyiza cyo kuba isi yagukurura. Oh my goodness. Byari biteye ubwoba. Oh my goodness. None se ni mu gihe rega uribuka uko twajyaga ku ishuri dufite suitcases, twapakinzemo ibintu byo gukoresha igihembwe cyose. Bimwe mu byo napakingamo amacupa y'intuzi y'inzoga. Are you serious? Oh yes. Urumva ukipakingiramo nakandi kantu amacupa ya high life avuga atanga yazamaze iminsi runaka. Visiting day nigera cyangwa ni ntaha nzazane nkandi. Nako se ku ishuri ko nzi ko bajyaga bacekinga bagasaka. Icyo gihe byari bitaraza. Batangiye gucekinga bamaze kumenya ko hari abantu. Ariko bacekingaga bateye bamwe tutaranyuraga kuri gate. Niko baguceka ko banyuze kuri gate. Hari amasaha yo kwinjira mu kigo. Amasaha twe ntabwo twayagiraga. Urumva hari amarembo menshi yinjira asohoka. Urumva so ni muri icyo gihe exactly. Oh haleluya, Imana igira neza. Urumva rero hari ibindi byinshi cyane nabyo byagiraga bite, nabyo byari competingira zo mbaraga zacu, uwo mwanya wacu, igihe cyacu turimo. Ariko ndashimira Imana kuko ari icyo gihe yambereye agakiza. Haleluya. Ndashimira Imana cyane. Njya ntekereza ngavuga ngo iyo birenga icyo gihe mba narakijijwe, ariko mu by'ukuri hari umwanya wanjye mwinshi cyane warangiritse, igihe cyanjye cyinshi, imbaraga zawe, hari imbaraga zanjye nyinshi mba narangirije muri byinshi. Amen. Ariko hari n'ibindi byinshi byaje mba narashyize mu mubiri wanjye bikanyangiriza ubwonko, sinkorera Imana nikoresheje ubwonko buri soba, buri sharp, bikanyangiriza umubiri, nkazisanga yenda ubu ndimo kugongana n'ingaruka z'ibyo bintu by'icyo gihe. Ariko ndashimira Imana yuko nubwo hari byinshi hari ibyari bimaze kujyamo n'ibyo nari maze kwishyiramo, ariko Kristo yamfashe hakiri kare ntarabijyemo cyane. Wagize amahirwe. Ndabishimira Imana rwose. Kandi nkubwire njya nshima Imana yuko nakoreye Imana mu myaka yanjye muto.
amen. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro rwose. Utangira gusenga twavuze ngo burya gusenga hari igihe biba nk'imbuto tubiba. Muri iki gihe ntabwo ugishoboye gusenga y'amasaha 8 atatu ane cyane ko bitewe n'izindi nshingano. Urasenga wihuta uvuga uti ndajya mu kazi, urasenga wihuta uvuga uti ndajyana abana ku ishuri, urasenga wihuta uvuga uti hari ibindi byinshi cyane appointments integereje. Ariko icyo gihe nta byari bihari. Twarisengeraga karambura amasaha 8 ugasenga amasaha 5 dukora veille. Iyo yari investment. Hallelujah. Kuko bimwe mu mbaraga uyu munsi tugenderamo niza amasengesho y'icyo gihe. Nukuri kose Rogers. Kuko decisions ufata uyu munsi za affecting ejo. Ubona harvest yazo ejo. That's it. So abakiri bato turagira ngo tubashishikarize kandi tubasabe. Yego. Imbaraga zanyu ni muzishyire muri Kristo. Hallelujah. Umwanya wanyu ni mukoreshereza Kristo. Mushaka kumenya Kristo. Amen. Musoma. Yego. Musenga. Mwiga ijambo ry'Imana. Yego. Mushaka kumenya ukuri. Mushaka kugendera mu bushake bw'Imana. Hallelujah. Igihe kizagira ubwo mutazicuza. Yego. Ariko nimutegereza ngo muzabikora ikindi gihe, muzatakaza igihe, muzatakaza imbaraga, muzatakaza ibintu by'agaciro. Ubu none mutabona ko ari iby'akamaro, ariko mu by'ukuri icyo gihe muzabona yuko ari iby'akamaro kandi mutagishoboye kuba mwabona. Imana rero ibagiriye neza. Amen. Gukorera Imana abantu ari bato bigira benefits nyinshi cyane. Hallelujah. Bikurinda kwiyanduza no kujya mu bintu byangiza ubuzima bwawe. Yego. Bikurinda kujya mu rumogi. Yego. Bikurinda kujya mu busambanyi. Yego. Bikurinda kujya muri iyi myanda yose iriho. Hallelujah. Ukagira mind iri clear, iri soba, ukagira umubiri uri clear, umeze neza, utarimo ibirwara, utarimo ibihaha byawe, utarimo ibintu, utarishwe n'itabi, udahangayikishijwe no kuvuga uti mu mubiri wanjye harimo indwara runaka bitewe n'ibyo nakoze. Yego. Ukunda Imana ukayikorera ukiri muto. Bikurinda ibintu bibi. Yego. Bikurinda za gereza. Yego. Sibese? Yego ni bikurinda bya za gereza. Yego. Ukabaho ubuzima butazi gereza. Yego. Ukabaho ubuzima butihishahisha, butafite ibyo hirya no hino bagukurikiranaho. Akuze kumwe bakagukubitira amacupa. Ugataha wikoreye icy'umutwe bagukuye amenyo. Waguye mu muferege. Gasanga umuntu afite inkovu zaha utarazitewe nuko wagiye ku rugamba ngo urwanire igihugu, warazitewe nuko bagukubisa amacupa bakumenya umutwe bakabari. Kubyumva ikindi gukorera Imana ukiri muto bigufasha kugira ngo ubuilding yenda icyo bamwe bita career cyangwa se icyo uzaba cyo kubaka ejo hawe hazaza. Yego. Kuko ibyo ari byo byose you need to start at some point. Ariko iyo utangiye hakiri kare mu by'ukuri nawe utangira gusarura hakiri kare. Yego. Iyo utinze gutangira nawe inyungu zabyo ziratinda. Nazo ziratinda. Yego. Niba kubyumva ziratinda. Nujya wumva abantu bakuru bicuza bavuga bati yomba naramenye. Ngo wansubizaho imyaka 10 wansubizaho imyaka nka 10 nyuma. Uyu munsi wa none ukuntu mbameze. Mba celebrating results, mba celebrating ibintu byiza. Bivuze ngo abona ibyo amaze kugeraho muri iyo myaka mike agendanye na Kristo. Akavuga icyo mbona natangiye kera. Ubu biba ari byinshi. Rero abakiri bato kugira ngo ushobore kuinvestingira the future, your future, into your future. Begin now. Amen. Kunda Kristo ubu ngubu. Yego. Mushakisha ubu ngubu. Amen. Tangira ubu ngubu. Wewe gutegereza ngo hari ikindi gihe. Kandi nanone bamwe mu rubyiruko bagiramo ikintu cyo kujya mu bintu ntibabijyemo fully. Ako kanagira ngo naho kavuga. Ngo babyimariremo. Yego. Bajyamo ugasanga bahagashizemo ikirenge kimwe. Akandi kari hanze. Ikindi kiri hanze. Urimo kwihemukira rwose. Kuko Imana urebe n'ukuntu Kristo yahamagaraga bicishwa be. Yarababwiraga ati vuba mu byo urimo unkurikire. Yego. Abari abarobyi ntabwo yababwiye ati
ujya mumurikira ku manywa nijoro mugende mu rugo kuko amafi aboneka nijoro ntabwo ariko yabigenjeje aba accountancy ntabwo yabwira ati mujye mukora ku manywa noneho muze nijoro tujyane yarababwiye ati calm entirely all the time. Imana ntabwo ishaka kugira ngo tuyikorere part time. Imana ishaka kugira ngo tuyikorere full time. Ibyo ni bisobanuye ngo twese tuba pasteri, twese tube izi church leaders. Cyangwa se church careers zo gukora mu itorero. That's not what it means. Bisobanuye ngo mu by'ukuri nawe muhamagaro wawe ufite ujyemo wese. Hallelujah. Ujyemo wese. Imana ntuyihe igice ngo ikindi gice ukigenera undi cyangwa ibindi, ariko ubundi uwo ninde, kuko nta middle ground ibaho. Nta middle ground ibaho. Ibyo udahaye Imana urabihanda ubihaye ndi nawe arahari, nta hagati habaho. Nahahari. Umubiri wawe udahaye Imana wose ukayiha igice, ikindi gice ugihaye ndi, kandi uhaye icyo gice is a good master, my dear. Is a good master. Azakwereka, azakuyobora, azagukontrolinga, azakugeza ahantu mu by'ukuri hatariho. Ariko niwifata wese umwanya wawe wose, ubuzima bwawe bwose ukabuha Kristo, ntabwo wicuza, nawe arakuyobora. Zaburi igice cya 23 ngo atuyobora mu cyanya cy'ubwatsi bubisi bwiza butoshye. In other words, aradutunga akatwitaho neza, ngo aturyamisha iruhande rw'amazi adasuma. Mu yandi magambo, aduha amahoro, aduha umutekano, aduha gutekana, aduha kugubwa neza, aduha Kristo. Iyo tumwimariye wese, kamwiha wese, mu by'ukuri the fruit ibyo ubona ni amahoro, ni ibyishimo, no kwitabwaho nawe, no kugenda umeze neza mu buzima bwawe. Turabashishikariza kugira ngo mwihe Kristo, umukunde, umukorere muri iki gihe mukiri bato. Amen. Amen. Mana yanjye, Rogers atubwiye amagambo akomeye. Rogers ni umuhanga pe. Ayo mateka yose wagiye uvuga numvaga ndimo gufashwa. Rogers uri umuhanga, Imana iguha umugisha cyane. Rogers yabigiyemo ibyo asora atubwira ngo itange wese wigenda akaguruka kamwe kandi ugasiga hanze. Ni ukuri ndahamya ko Rogers yabigiyemo wese, ntabwo yigeze ashidikanya. Hari akantu yavuzanye ubusa kera ngo yajyaga aparkingamo amacupa y'inzoga akayinjirana. Ngibaza ko bajyaga bacekinga, ateye ko se bacekinga umuntu waciye kuri gate, uwaciye muri panya we gute. Mitamyibuka kuntu byabagaho. So rero n'amateka yacu nayo tuyibutse, bituma twongera gukorera Imana cyane. Imana yamufashe akiri umusore, ageze hahandi nawe ugeze, ageze hahandi pe wumva hanze haryoshye cyane. Ariko reka nkubwire, mu nzu y'Imana hararyoshye pe. Rogers uyu munsi afite abana 4 beza. Rogers afite umugore, ariko bagiye kubwira ko ufite umugore mwiza. Ni ukuri Imana iguha umugisha pe. Imana yaguhaye umugore mwiza. Uko kwihangana kwawe, kwigomwa bya bintu byose abandi bajyagamo n'ubigemo, Imana yaragushumbishije. Ni ukuri Rogers Imana yaramushumbishije, imuhereje abana beza, afite akazi keza gushigena. Tuzamusaba yongera agaruka tubwire kuntu wakorera Imana, ukongera ukabona akazi afite. Ibintu akora biteye ubwoba, simbibabwiye na matsiko for the next time. Ariko gukorera Imana nta gihombo kirimo. Rero turavuze ngo nawe ngwino, witinda, wishidikanya uvuga ngo ndacyari muto, hari ibyo nyikeneye hanze ni igihombo. Hanze baragukubitira amacupa, hanze urafata indwara zitari muri gahunda. Wabona indwara igusanga mu rugo rwawe utabiteganije, wabona uhuye n'ikibazo mu nzira, ariko ibintu wikururiye ntabwo ari ibyo. Rero turabasengeye mu izina rya Yesu, tunabahamagara ngo nimuveyo. Ikibazo nari kumubaza yagisubije mu byo yagiye asobanura, avuga nenda kumubaza nese nizihe nyungu ziri mu gukorera Imana ukiri umusore. Ariko yagiye abivugaho, nukurikirana neza nawe urakuramo icyawe. Ariko gukorera Imana nta gihombo kirimo. Rero ni muze Rogers, ndagira ngo dushyika ku musozo atubwire ese
bariya basore hanze hari abasore benshi abadakijijwe hari n'abakijijwe hari abo twavuzeho babigiyemo akaguru kamwe n'akandi kakagaruka ndibaza ko biyumvise ko bagomba guhitamo kamwe nibahitemo Kristo nta kindi ariko hari wa mupagani uryohewe hariho abantu baryohewe no hanze Rogers bafite akabari yego afite akabari aracuruza inzoga kandi arimo kunguka uwo muntu akeneye kubwirwa amagambo yamubwira ati nurekura ibyo ngibyo hari ibindi urubibone rero hari igihe baza bakurikiye ibyo bumvise bababwiye iyo batabibonye bagati Rogers yaratubeshye ariko nyamara hari igihe urekura ibyo wari ufite bigufitiye akamaro ariko atari byiza wasingira Kristo akaguhereza ibindi ndagira ngo Rogers atubwirire Rogers yego ntabwo watinze hanze Imana yarakurobye wararobwe muri bya bihe byakabaye bikubera bibi ariko Imana igushinguzayo ariko hari abantu bakijijwe banze kurekura nk'uko twarimo tubivuga bagishizeho akaguru ariko hari icyo wamubwira akarekura noneho hari n'abamupagani wifitiye akabari ese Rogers bari abantu bafite akabari akabyiniro abantu bacuruza amabutike y'inzoga n'ibindi nk'ibyo harimo ibintu byinshi cyane kandi bibazanira inyungu akavuga ati si ibintu ndabireka noneho ndajya kwa Yesu ho ndabona yiki nibuka abo yasanze ku nkombe baroba akavuga bati si umugabo koko dusize byacu nitugukurikira ese tuzunguka iki ibaze guhamagara nk'umukoresha w'ikoro muri revenue umuntu arimo kwinjiza amafaranga hariya amafaranga arimo kwinjira hanyuma uramubwira ngo nasige amahoro ye ajye kwitaba Kristo ese aba bantu bagoswe n'utwo tuntu niki twababwira nahumure twabaheze babwira ngo kwa Yesu biremera kwa Yesu hari insurance y'ibintu byose Yesu aguhumugisha urakoze reka mpere kuri icyo cyane nanone kuri icyo cyane twaruvuze aho Yesu Kristo yagiye ahamagara abari mu byabo yego icyiza cyo ubo tubona bo ibyabo byo ntabwo byari bibi nta cyaha cyarimo kuba baroba amafi nta cyaha cyarimo kuba bakora yari umukoresha w'ikoro nta cyaha cyari kirimo rwose nubwo yene umukoresha w'ikoro hari ukuntu byagaragaraga muri icyo gihe bitewe n'ubwami bwari bwategekaga aho hantu icyo gihe ariko nta cyaha cyari umuntu kuba yakorera company runaka organization runaka gukorera leta that's not a problem at all ariko ngira ngo ibyo turimo kuvuga ku bigendanye n'ibintu nawe uzi ko atari byo n'ibintu nawe uzi yuko birimo ibyaha cyangwa biguteza ibyaha ibyo nibyo turimo kuvugaho kuko buriya mu by'ukuri nanone hari abantu batekereza bakavuga bati ubu se jewe nabireka nkakora iki kindi hari ikindi nakora akanakiburada akakubwira wakakwemeza ko nta kindi yabona cyo gukora nta bundi buzima yabona adakoze icyo kintu iyo tubwiriza ubutumwa bwiza hari n'igihe indaya ikubaza iti se pastor urambwira ngo bino bintu ndimo mbireke yego uretse ikintu sinizi ngwene haraho nabona akazi nta kindi nzi gukora ntacyo nshoboye gukora ibi nibyo nshoboye gukora Satani akaba yaramwumvishije yuko icyo nicyo agomba gukora kugira ngo ashobore kubaho ariko koko iyi si yose abantu ko babayeho bose icyo nicyo bakora ntabwo ari byo birashoboka yuko hari n'ibindi wakora bitari ibyo buriya Satani yashaka kujyaga guhambirire akuzitire mu kintu yica ubuzima bwawe akwemeza yuko uramutse utagikoze utabaho umunezero ugikuramo nta handi wawukura ubuzima ukuramo nta handi wabukura ariko ntabwo ari ukuri iyi si yose ntabwo abantu batunzwe no gukora ibyo ngibyo abantu hari ibindi byinshi cyane barimo gukora bitari ibyo byaha kandi mu by'ukuri bibabeshijeho neza uburyo bwo babayeho bakiranuka babayeho ibitekerezo byabo imibiri yabo nta mwana urimo icyo ngira ngo mbwire rero nk'umuntu uri hanze uvuga ati mu by'ukuri yewe ndumva nshaka gukizwa ariko se ninkizwa ndakora iki
buriya imana y'ijuru Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo nk'uko iburasirazuba hatandukanye n'iburengerazuba cyangwa isi itandukanye n'ijuru, ubwo ni ubutaka n'ikirere, icyo nico bivuga. Ni nako imitekerereze y'Imana itandukanye n'iyacu. Twebwe mu mitekerereze yacu turi limited. Limited bitewe n'uko imitekerereze yacu iri informed n'ibyo tureba, n'ibyo twumva, ndetse na senses ziri around us. Ibirenze ibyo ntabwo tuzi ko byabaho, ko byashoboka. Ariko Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yakuremye. Hari ibindi byinshi cyane igufitiye izi wakora bitari ibyo. Kandi Imana ntabwo yifuza kugira ngo ukomeze ukora ibintu byica ubuzima bwawe. No, ibyo ntabwo ari umugisha kuri wowe. Ibintu birimo kwica ubuzima bwawe cyangwa kwica ubuzima bw'abandi bantu ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Imana yifuza yuko, Imana ishaka ko dukora ibintu ahubwo bizana kugubwa neza no kumererwa neza mu buzima bwacu, uburyo bwacu bwo kuba bwa buri munsi, ariko nanone mu mibereho yacu imbere muri twebwe. Ariko se urabizi ko ikintu urimo gukora si cyiza, uzi yuko kirimo kwica ubuzima bwawe on the inside, cyangwa ubuzima bw'abandi bantu, ubwo ntabwo ari ubushake bw'Imana, ntabwo ari ubushake bw'Imana bwose. Ubushake bw'Imana nuko icyo twakora cyaba ari ikintu kiduha ubuzima bwiza, byatuma mind yacu ikomeza kumera neza, imibiri yacu ikomeza kumera neza. Ikintu rero gituma akazi ukora gatuma mu by'ukuri ubuzima bwawe butaba bwiza n'ubw'abagenzi bawe cyangwa ufasha ako wakareka. Kandi iyo ukaretse buriya ubuhaye Imana noneho umukoro wo kuvuga uti Imana giye nkoze uruhare rwanjye, nkoze ibyo ushaka, nkoze ibyo wishimira, ahasigaye ibindi ni ibyawe uko nzabaho no kuzantura. Kandi Imana irabikora. Imana irabikora. Hari ubuhamya bwinshi cyane dufite bw'abarindaya bwose baretse uburaya barakizwa barihana, Uwiteka Imana ibahindura ubuzima, kandi n'ubu barakora, bafite ibindi bakora bibanejeje, bitarimo kuba bitabasebya, bibateza imbere, bitabasebya, bitabateza igisuzuguriro mu bantu, bitabateza indwara, badakora bihishe ngo bibateze ipfunwe, babe muri society, babe ari abantu ubwabo bazi yuko mu by'ukuri ibyo bakora bidakwiriye. Ubu Imana ikaba yarahinduye ubuzima bwabo, bakaba bakora ibintu mu by'ukuri bibashimishije, bibateje ishema mu bantu n'ahantu hose. Icyo nababwira ni iki, nuko mu by'ukuri ugomba kwemera, ugatinyuka, ugatsinda iryo jwi rikubwira ngo ubiretse ntiwabaho. Wabaho. Twese dutunzwe n'Imana kandi dutunze neza. Hari ubuhamya bwinshi cyane wakumva hanze aha bw'abantu benshi cyane baretse ubuzima bw'ibyaha, bakurikira inzira y'ukuri y'agakiza. Uwiteka Imana ibitaho kandi bitaho neza cyane. Bitaho rwose. Nukuri Rogers, Imana imuha umugisha cyane. Turasobanukiwe yuko gukurikira Imana nta gihombo kirimo. Tera urutambwe rumwe nuko ijambo ry'Imana ritubwira, uyegera ubundi ukora icyo Rogers avuze. Nibwira iti Imana, dore ibyo nari mfite bidafite akamaro ndabiretse, ni wowe niyeguriye. Iyo wiyeguriye Imana nayo igukorera ibikomeye. Rero turamushimiye cyane ubutumwa wacu. Nakongeraho, urebye mu ntumwa 12 za Yesu, mu by'ukuri abasanga ntago bose bari abantu bakora ibintu byiza bizima. Bamwe ntago tuzi ibyo bakoraga, ariko iyo urebye character zabo zikwereka icyo bari cyo mbere. Dufata urugero rwa Petero. Biragaragara ko Petero yari umuntu mu bucuruzi bwe bw'amafi n'uburobyi bwe, yari umuntu utarakinaga namo, yabonaga inyungu. Icya kabiri, yari umuntu ugira umucinya wihuse cyane, kandi rwose ntabwo ibyo byatindaga. Uribuka igihe baje gufata Yesu, Petero, think about that, ngo agaca umuntu gutwi cyane. Icyo nge nibaza cyane, ari umunyembaraga, korera imbere nta gutinda mu nzira. Tekereza umuntu nk'uwo musanze mu iduka ry'amafi ugakora ku ifi, byaba ari ibibazo. Yaciye ugutwi ari kugira ngo yabacaga umutwe mbere, ubwo yakubita ukuboko kwawe bikaba. Ariko noneho tekereza umuntu wagendanye na Kristo igihe kirekire,
bigaragara ko Petero nubwo yagendaga na Kristo akabona ibitangaza bye yahoraga agenda ahishe inkota ye yarahishe inkota biragaragara nta mikino ariko uzi ko igihe kimwe Petero yagezaho aravuga ati bagenzi ubu naharaniraga business yanjye nkayirwanira uburyo bushoboka bwose ntihagire ikibaho si impombe ntihagire untwara amafi yanjye ariko igihe cyarageze Petero aravuga ati no what uyu mwami nabonye uko akora wanyitayeho si nkwiriye yuko mpfa urupfu umwe nawe niba nambamba ahubwo bambambe ncurame bisobanuye ngo yari yarabaye convinced cyane yuko yamuhinduriye ubuzima kugeza ubwo yabaye convinced yuko yamuhinduriye ubuzima ashobora no guhindura ubuzima akarekura ibindi byose imyumvire yari afite kwirwanirira kumva yuko ari we witunze ari we wibeshejeho kavuga ati ndaguca ukuboko aho kugira ngo ntware Petero yarigishijwe urabyumva the point is yari yarabaye convinced yuko mu by'ukuri amafi kanyareke kamukurikira uyu mugabo ariko noneho n'ikindi yarantunze uzi ko yigeze kubona Yesu Kristo asengera sebukwe arakira ariko ubundi Petero yaramenyereye yuko umuntu narwara uburyo hari bumwe bwonyine no kujya kwa muganga cyangwa agashaka ibintu by'imiziri biburaho ngaho akabigutaka umuntu akanywa kabaho ariko mindset yahindutse nyuma yo kubona Kristo bisaba kugira ngo umuntu uzi uburyo bumwe bwonyine atekereza yuko yabaho nta bundi iyo ugiye muri Kristo yungurura n'imitekerereze akayihindura akakwereka ko hari ubundi buryo utandukanye no gutekereza burenze gutekereza biroba Yesu aguhumugisha cyane Rogers tugeze ku musozo wacu inshuti zacu rero mwadukurikiye ngira ngo murasobanukiwe cyane uwumva atanyuzwe n'ubusobanuro yatwandikira tuzongera tugaruke ikindi gihe hanyuma tuganire ku cyo wumvise utasobanukiwe turashoje rero Rogers turamusaba kugira ngo asengere imitima y'abantu yumva idashobora kurekura ibyo bakoraga bitari byiza ku matebuse ndabirekura ndagirane mbese izo nguni twafasheho sengera iyo mitima kugira ngo bemerere Kristo aze muri bo ayungurure abereke ikindi kintu cyo gukora Yesu abahumugisha kadusenya Mana y'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kubw'uyu mwanya tugushimiye kubw'iki kiganiro tugushimiye kubw'ikoranabuhanga data witeka watanze kugira ngo ikoreshezweho umurimo wawe dushobore kugeza ubutumwa bwiza mwami ku bantu bose dusengeye umuntu wese mwami urimo kumva no gukurikira ikiganiro umuhumugisha mu izina rya Yesu Kristo uwatekerezaga yuko atabaho atavuye mu byarimo bitaguhesha icyubahiro ndasenga nk'unyinga kugira ngo umugenderere mwami amenye kuri Imana idukunda amenye ko inzira zawe zirenga igihumbi amenye kuri Imana ishobora byose amenye kuri Imana idufitiye imigambi myiza yo kutugirira neza mwami ndasenga nk'unyinga kugira ngo umugenderere umugirire neza mwami w'abantu uhindure iyo mitekerereze ye uhindure ubuzima bwe amenye urukundo rwawe mwami amenye ubuntu bwawe mwami Imana buri ku buzima bwe ndasengera mwami Imana urubyiruko waba dukurikira mwami akiri muto arimo kwibaza ko yakorera Imana ko bishoboka Uwiteka umugiriye neza mwami ukabara w'Imana umwigishe umuganirize umwereke inzira y'ukuri mwami w'abantu ayinyuremo umushoboze gufata icyo cyemezo mwami kandi akigenderemo mu izina rya Yesu Kristo urasenga tukwinginga kugira ngo imbaraga zawe mwami Imana zibe ku buzima bwe mwami Uwiteka urubyiruko urimo kudukurikira urutera ishyaka ryo kugukorera urutera ishyaka ryo kugendana nawe Paulo niwe wabwiye Timoteyo ati ntihakagire usuzugura uhinyuza ubusore bwawe ahubwo ubikitegererezo mu byo uvuga ubikitegererezo mu myitwarire yawe ubikitegererezo mu rukundo mu kwizera no mu buzima bwose mwami ndasenga nk'unyinga kugira ngo data wera w'ikiburi ukoresha ikiganiro gisuka amavuta yawe mwami Imana aho ugiye kugera hose gihagurutse urubyiruko giteze ishyaka mwami Imana mu rubyiruko bagira ishyaka ryo kugukunda no kugukorera mwami w'abantu turakwinginze mwami nyiri icyubahiro data ndasengera ababyeyi natwe mwami udushoboze utuyobore buryo mwami
twa discipulinga abana bacu urubyiruko rwacu kugukunda no kugukorera bakiri bato kukumenya bakiri bato bakagukorera mwami w'abantu ubituyoboremo ubidushoboze kuko uri Imana y'urukundo kandi uri Imana y'icyubahiro. Urakoze nanone mwami mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Shalom. Urakoze cyane.